bitewe n'ukuntu ukuntu mwaganiraga kugeza agiye wabonaga deja na mbere y'uko agenda warabibonaga ko iva nkawe nko mu bitekerezo yari atandukanye n'umubiri cyane cyane pe. Mwaraganiraga wareba ukuntu umubiri we umeze, wakumva ibintu ari kuvuga, ukuntu ari kukureba, byose ukajya ubona nta na hato bihuriye. Ariko ubwo nyuma uburwayi bukomeza bukomera, ntago navuga byose byabereye kwa muganga kuko ntabwo ari ibintu umuntu yakwifuza kumva, kuko nawe ubwe byamuteraga ikibazo kubona abantu bariyakitinga kuri situwasiyo yari arimo. Ariko Buravan Manzi, hanyuma arakurikirwa na Ale, bose ni abakuze. Nyuma turaza kumva ijambo rindi mbere ko twakira umwigisha. Katwakira abo bakuze, harabanza Manzi, yego, aze kurikirwa na Ale. Nyuma tuze kwakira rindi jambo tugana gusoza aya magambo. Murakoze. Mwiriwe. Njyewe ninjye twarwaranye. Arwara bwa mbere yagize ikibazo, abanza no kugira ngo afite ikibazo nk'icyo nari mfite, ko nanjye nigeze kurwaraho birakomera biba birebire. Ariko nyuma twaje gusanga atari byo, mbonye bigoye kuko njye ndwara hari igihe cyageraga rimwe na rimwe nkanabura umuntu ndwaza nyine, kubera abantu baba bafite imirimo myinshi bahugiyemo batabasha kuboneka. Byabaye ngombwa ko nsezera akazi nyine. Ntago nagasezeye biro official kuko numvaga n'ubundi azakira vuba, bitewe n'ukuntu mwaganiraga kugeza agiye wabonaga deja na mbere y'uko agenda warabibonaga ko iva nkawe nko mu bitekerezo yari atandukanye n'umubiri cyane pe. Mwaraganiraga wareba ukuntu umubiri we umeze, wakumva ibintu ari kuvuga, ukuntu ari kukureba, byose ukajya ubona nta na hato bihuriye. Ariko ubwo nyuma uburwayi bukomeza bukomera, ntago navuga byose byabereye kwa muganga kuko ntabwo ari ibintu umuntu yakwifuza kumva, kuko nawe ubwe byamuteraga ikibazo kubona abantu bariyakitinga kuri situwasiyo yari arimo. Ariko icyo nababwira, niba kweri ndi kwizera ko buri muntu uri ahangaha mukunda, ariko niba hari icyo wamwigiyeho, niba hari ikintu yakubwiye ukumva cyaguhindurira ubuzima cyangwa ukumva wagikoresha mu buzima, beta ucyapurike mu buzima, ukigaragaze pe. Niba hari ikintu cyiza wamubonyeho ugikore kubwe. Iva yari umuntu uzi kumenya ko yakosheje agasaba imbabazi, yari umuntu utagira ishyari. Sinzi nimba mubibona no ku bandi ba star bagenda bagirana ibibazo hagati yabo, abagiranye amashyari, abavuganye, we ntabwo yajyaga aza muri ibyo bintu. Yari umuntu uzi kwiyexkiza, uzi gushimira. Icyo cyo ni ikintu yakoraga neza cyane. Akaba ari umuntu nizera abandi kuko yumvaga ko bamukorera nk'ibyo bakorera, kuko we ntabwo yitangiraga igihe yabaga agiye gufasha umuntu cyangwa kugira icyo amukorera cyiza.
wenda wavuga ko ndi umufamiliye, ariko ubibajije nk'abandi bantu babanye ndetse n'abo bari kumwe kwa muganga abandi b'abakozi basanzwe n'abaganga, ntabwo byiza. Yego umubiri uragiye, ariko njye nizera ko asigaye hafi yacu hano muri twebwe turimo. Byiza rero twakomeza dukora ibyo yadutoje niba koko tumukunda byuzuye. Ndakoze. yatambuka ze wundi arakoze. Ntabwo biba byoroshye, ariko turabizi ko Imana ihari kugira ngo ifashe buri wese kuri uyu munsi utoroshye, ariko twagiramo tugafatanya kandi bikatubera byiza. Reka n'ubundi are ngira ngo arahari. Are yego, nawe nikuze ntagira icyo atubwira. Lekuze, murakoze kumpa ko nabahagararira hano. Hari byinshi cyane twese twari kuvuga, ariko ntabwo twabibonera umwanya kuko turi benshi kandi twese dufite intimba. Biragoye kugira icyo umuntu yavuga kuri Ivan, kuko twese hano ndibaza ko benshi barumva bataramenya ibyo ari byo. Gusa uko iminsi igenda ishira tuzabyakira. Ivan ntiwari umuvandimwe gusa, wari inshuti. Usize icyuho kinini mu bakuze, mu bavandimwe. Uko Ivan mumwumva ntabwo yari umwana nk'uko twese tubizi. Ivan yari mukuru muri twebwe kubera ko yari akuze mu mutwe, yari yagutse cyane kurusha ndetse natwe bakuru, ku buryo ubu ngubu twumva tubuze ikintu kinini mu muryango. Tubuze ikintu kinini mu muryango. Ivan yari afite inshingano nyinshi, ariko igitangaje ni uko twese yatuboneraga umwanya mu bavandimwe bose bari hano. Yatuboneraga umwanya kandi uhagije, kuva ku muto ukivuka kugeza ku musaza, abasaza bakuru mu muryango, nta n'umwe ataboneraga umwanya. Ndibaza ko bose barabizi hano. Ntabwo yari umwana nk'uko twese tubizi abakuru. Ivan yari mukuru muri twebwe kubera ko yari akuze mu mutwe, yari yagutse cyane kurusha ndetse natwe bakuru, ku buryo ubu ngubu twumva tubuze ikintu kinini mu muryango. Tubuze ikintu kinini mu muryango. Ivan yari afite inshingano nyinshi, ariko igitangaje ni uko twese yatuboneraga umwanya mu bavandimwe bose bari hano. Yatuboneraga umwanya kandi uhagije, kuva ku muto ukivuka
kugeza ku musaza, abasaza bakuru mu muryango, nta n'umwe ataboneraga umwanya. Ndibaza ko bose barabizi hano. Ni byinshi navuga ku muryango, ku cyo tubuze. Ni icyuho kinini. Gusa muri aka kanya ndumva umuryango mu masengesho wajya usaba, twasaba umusimbura wa Iva. Sinzi niba azaza mu bato bahari cyangwa se mu bazavuka. Ndibuka murwajije, icyo gihe nari namurayeho. Ndamubaza, se Ivan, kugiye kugenda hanze? Uriya mwana ugiye kuvuka, ko wambwiye kuzamwita kandi iryo zina ntagomba kurihindura. Ese wamwita utaragenda? Ko nzi ko iby'abaganga ntabwo wamenya ibyo ari byo, ushobora kugenda ugatindayo. Nibyo koko yansigiye izina ry'umwana. Yansigiye izina ry'umwana ndetse nzanarimwita, ndetse azavuka vuba. Isengesho rero, abavandimwe bari hano, ababyeyi, duhurize gusaba ko twabona undi mu muryango nka Iva. Abantu bari hano bazi ko igihugu gihombye ikintu gikomeye cyane, ariko twebwe mu muryango noneho ni akarusho. Ni akarusho cyane. Iva, inkongi cyane, sa inzoga, igendere koko. Birasa nkaho Imana hari umugambi yari yarakuzaniye hano. Uwo mugambi urawusoje, irakwisubije. Nugera kwa Jambo, kuko ndabizi yuko uzagerayo, uzadusabira undi nkawe, atuvukire, avukire igihugu, avukire Afurika, ndetse avukire n'isi yose. Les cousins, mumbabarire kuko ntabwo nabona umwanya wo kuvuga ibintu mwese mwambwiye kuvuga hano. Ndabizi kiri mu mitima yanyu, ndabizi kizaza nyuma yanyu, nyuma y'aha ngaha ndabizi uko muzaba mumeze. Ubu ntabwo murabyumva kuko hari ibikiduhugije hano, ariko ndabizi ko nyuma y'aha ngaha ndabizi kizaba mu mitima yanyu. Icyo mukitegure kandi muzacyitwaremo neza. Ivan, kugenda kwawe ntituzabivanemo umujinya, ntituzabivanemo inabi, ahubwo tuzaboneraho kubaka ibyo duteganya, ibiri muri plan zacu,
izo mbaraga ariho zizava. Mboneyeho no kwihanganisha inshuti ze cyane za hafi, abo birirwanaga ndabihanganishije cyane, kandi abo birirwanaga ntimwumve yuko ari abasitari bagenzi be gusa. Ivan yari umuntu uziranye babandi babana bo ku mihanda, yabonaga umwanya akabona n'umwanya akawubonera na babandi bo ku muhanda babana bamwe twita za mayibo. So les cousins, aba bakuru aba batoya, ndibaza ko dufite byinshi twagombye kwigira kuri Ivan, byinshi. Byinshi. Murakoze kuma uyu mwanya hano. Murakoze cyane. Ntabwo biba byoroshye ku munsi nk'uyu. Tugiye kugera mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ariko nubwo kuko nitushima Imana tugurize gusaba
ko twabona undi mu muryango nk'ivi. Abantu bari hano bazi ko igihugu gihomye ikintu gikomeye cyane, ariko twebwe umuryango none nta karusho.